Umusuku twenda tubiri nitwa amasangana gutya mwana isuku ni isuku sondi wambe bakaza kayifura nimba hari ikintu nazinutse ni umukobwa kabisa uriya ntabwo ari kuyifura aho waba aramuzinutse ntiyaza akayigufurira wowe nawe yo muri lockdown yiragatsindwa n'Imana ni ukuri kw'Imana uzi umuntu ugutera inda udafite n'ahandi uri butarukire ngo ushake undi abana basura abana barabuze wowe cyabyiwe wowe uretse gato ya lockdown ivemo ureba abana ugiye kuzabana muri iyi ariko si ukukubeshya mana wallahi mutoni agira imana nyinshi cyane ejo nari kumukomiki ingumi y'amateka ibaze wallahi ugiye jeri kubera umukuru sinakubekeye yari kugira ngo ari gukina muri undisputed ese buriya byarakubabaje abantu man akibaze kuba kazungu ariwe muntu wakifata akambeshya bakanyatingira utuntu ntazi drama zidashinga noneho umvishe itandukaniro ryo korana n'umugabo ntukorana n'umugabo w'imbwa Kasimbwa ni wagiye ukabye hari izindi ziri hano abandi bantu tubona nawe wayumvise ntugakabwira n'inshuti yawe wese n'iki cyawe ese ashaka kundutse oya njyewe nyawe njya nirinda gukomeretsa umuntu nsheri gusa natinze no mu buriri kandi numvisha ngo kunoza ku kagari batanze ibiryo bakohereje message oya njyewe nuza wawe ni umuntu wanjye nyine tu none ubwambwe wenda ngo ngera bima kuko ntamubwiye niba bizana zambiki reka se najya gutonda umurongo ibanza ariko ngerageje gutonda umurongo yego ntabwo wajyayo ntabwo nabikora nyine yanyandikiye akamesaje mu gitondo arambwira ngo nze kuza mbere sibagiraga sibabizanaga mu bugora oya biterwa n'umuntu wari we kwa ko urumva abantu babiyubashye kandi ikindi uwo ngerambwe ngo imodoka y'ibizana ariko namubwira ati oya ujye kubyitorera umusenzi akaza kibibira hano ari kujya kwibera umukobwa nene nakaba n'ijye ukubita umva ibyo bintu nyine umbwire nayo miyaga nayo washirama n'igihe ese rero urumva atarakoreye umwana wowe nyine yakoreye umwana icyo kuba intwari n'icyo bivuze ko barakubise urugega nyine ari bariko ayo mazi nzayoga nadashyiramo nyine nzagira pisine ntumeze niyuhagira ariko si uko kubeshya ntabwo bakongera kurara muri kiriya cyumba gutya ngo mbirebe gutya bigire izina ry'Imana nditwaza ya ritere ndayikubita ku muryango ntutagwamo imbere ntabwo bandyama wewe nakumvisha urashaka kudegera kandi mwana sinakubegera ntabwo bandyama bazo wallahi ugiye jeri kubera bibi ako jana uribaza gute fata titi aba ari umuhungu mubanamo hano uzane sheri wawe ibintu uvuga ntushyiremo titi kubera ko byo ntabwo yabijyamo amana cyo titi urumva lockdown yamusanga mu magere umuntu mubana mu nzu mani gutera agapapa aba ubuzima bwose yigize nk'ikigoryi ibintu byose byatangiye adashaka kumwumva ntabwo ashaka kumubura ntabwo ashaka kugira iki none magingo yangane uri kunzanira umugore sari benge nyine sugoye ntabwo washanaga nyine nuko nyine abasirimu nyine bankozeho abanyamugi banyeretse ko ari abanyamugi ariko mari wewe uvumira hano zabana abana ndetse lockdown ifemo gusa so bazaba bakeneye n'ibiceri kandi uzaba ufite akazi mani noneho nzaba meze nk'uri guteka capati no gukozaho mbabura gusa eko ko ufite igice cyawe mwana hari uzaba mbega umuginga w'umukobwa ushobora kubona ariyongoje arasohotse hano araje utugamba ubundi iyo myenda yakagombye kuba ari kuyifura nakamfurira agatsindwa n'Imana wallahi hoje cyeka mbyuka ahubwo shanatinze mu buriri do uramutipe umuranye namubwiye ati rero bavuze ngo tujye gutora ibiryo ku kagari none mutipe ndabemukoza ngo happy man ngo ngiye ngo ntago nagenda ngo nagashaka guseba ibaze ko umuntu umugabo ku biryo kandi nazo none ntiyasebye n'ibyagaragaye ubuzinzara bakwisha ugaseba gute akuhaza ntabwo byagaragara niyo mpamvu rero ngiyewe nifatiye umwanzuro ngiye kugusiga hano witwararike utambabaza ngiye kugusiga hano ngiye kuzana ibiryo ku bwawe n'iki gisebo nge ntacyo mbona kuri ngewe niba nyinshi wakubona najya kuzana ibiryo ukarya wowe sheri wanjye bivuze ngo ndagukunda sibyo nanjye ndagukunda shana kuntu utagize no tega icyo nkubwire ikintu burya gihari ni urukundo kuko niba umuntu ushaka kumubwira ati genda uzane ibiryo arabona ko twe turyamye ariko ntashobora kubyumva ngo baramuseka ngo baramubona nabi njye nkaba nafata umwanzuro ngo kandi buriya ni
nimbiza nabwo ni uri busanga uri kubyahira cyane kandi sheri buriya nitubizana rarya no sibyo atarya se ahubwo niwe uri bugire ubironge mana indege ni ibigoryi kwe ese mubeshye aho mbebe ni mamba atabyara barimo bowe kuzabana n'abanzi bahari kikahungu bakazunga abantu bayashyizemo ntago aba ari sawa shabyihorera kazungu ni kazungu ko ubundi nta n'umutipe w'inzobe ujya ubaseri sibyo nkubwira njye nta mutipe w'inzobe n'uyu wabona ari siriyari ariko abantu bari bure tubera kera tubera ugiye kugitera stakare cyane ongera tukabivamo yashika kudurukira amazi ndakoza cyo ni ikigoryi bibe cyambere ntinkubeshye sureba ahubwo se uriya mwashobokanye gute nyine ni kwa kundi tuyangaje so ndaro birimo neza nacyo cyemwe yambe bise shaneno nabeshye byinshi icyo reka mugisha ukuri ntabwo twari tubirimo ala ni gutyo nyine kwa kundi approaching cyane ukabona kize gitakara mukavuga ati uzi n'ibindi twa produit isuri ugatema ariko nano yakinyeretse igihandure kwe ariko birani ibintu biramana ibyo ako natwarira aho nanjye natwarira ibyo abonye nibyo nanjye ibyo nkoze nibyo sinzaregreta nyine ntago naregreta ariko akana banyeretse walahi kaba karifeye ako nyine buriya n'umuntu mwana umubonye none buriya we ntabwo nshaka ibaza ko umutipe wibi birayi yifata akaza mu baturanyi akiba kugira ngo ashire umukobwa umbwire none umuntu atunze amafaranga muri nonzo ariko buriya nyine nk'i lockdown bagize kuri bakakongeza nk'indi minsi bono lockdown yari yagusanga muri batatu mu nzu bikazarangira muri nka batandatu muri nka batandatu mwagiye mukora selection bombi se muri abantu baje ahubwo nawe nimba ushoboye umbwire hereka inzira bicamo mwana aroroshye byatari numvisha ari kuvuga utugambo gusa rero no wadigaje inzu dai ngo arumawe ntabwo nashubaho reka afite cyane ariko mani nawe wakaporodinga nta bintu birenze bire ese muwe wallahi nawe wakaporodinga do nta birenze nawe wumvisha gusa reka tureke ibintu bya burage njyewe ngiye kujyayo ku bwawe sibyo byibuze ujyaho agaciro ibintu mba nagukoreye nyine uboneye kumukunda sibyo kuko atari wowe nanjye ntabwo najya pe uzi kujya gutunda umurongo noneho shanda byumva nukuri biba bigayitse naraye mbitekerezaho mbuboneye igisubizo mu gitondo nawe kugira ngo umukunzi wanjye yicwe n'inzara ni ukuri urakoze kandi nyine ibyo nyine nibyo byerekana ko uri umugabo nyine surama kandi numwereka ko ibintu birisero iki mukarita se mara ko ushaka kubona sibyo siwigize ndiga bose siwigize ndiga bose ataka nono yo ataka gatimu shafi we unyibagirwa no mu kanwa kawe mugire nene hataka rafyaro wallahi nana nyumva rafyaro nyumva ntacyo cyuma kujya kukiryamamo mwararamo hariya iki kizaga wakijya ubone yuko oya ariko ngwino umukunzi ubonye umukunzi kabisa hano kongera kuryama hano kereka genda hari wowe uzajya urengera amafoto uramushaka se nawe urumva umushaka none urimo uritoto wanuza wani ukuntu nawe ushaka mu mwanya ariko mutana kumara ibintu ntabwo nanjye kugasuzugura iwanjye yewe ari kiri gihe uzajya wagira umuntu
Unsuzugura njye urabona kandi ukuntu ari meni umutwe. Nziza. Iki se wowe wantuza? Sakara abaturanye nkamwe n'inkobe. Yesu we. Ketiyo Umuginga yaramvushe ma. Ketiyo bakumena. Nawe ndakwiyama. Akose abantu bapfa umukobwa neza. Uzafata umunwa wa sister wawe umeze nk'uw'imyongi. Kuri mushiki wanjye uzajya umuranisha karanganye n'irindi. Yamaze Imana yamaze. Ubwo si cyakareshya gutyo ryabaresha Njye nawe nakwica nkakwirega. Kuri mushiki wanjye nakwica nkakwirega. Ukumva kazu. umva nkubwira ati Kuri mushiki wanjye nakwica nkakwirega. none se iyo nguyu niki Nta kintu biri bumare, nta kintu. wakazanye se nk'agafuta Nta kintu biri bumare. kino baza n'ukuntu ubundi jambiye wakubarira nkakurigatira umuntu ngiye Oya nta kintu. Abantu babagabo bapfa umukobwa akoze ibintu bibaye baramudishye. Oya shareka. jambo umunsuzugura sister wawe kandi sindagusuzugura Mugusuzuguza akugize ate? Akugize ate? iryo gihe nge ntukajya uzana stress imana kuzo nifitiye iki se Utazatuma nkubahuka amazi. Oya nta kintu biri bumare. Si ubwo ufite ijambo. Nawe reka amatiyo. Abo bro iyo uza kumva ibintu bibereye hano barakuzaguranye. wamuhazi ibirayi Twiguriye. Rwego rugo. urabizi ko byose ari wowe ubiteye haraho Bruce ibintu bibaye. ako mwanga barengeye Ntabwo nshaka amatiyo y'aba bantu. Uri kumva neza? Reka mbanze neza. Oya gira amatiko nawe ugenda. Waretse nkumva. Ase wumva. Baramukubise reba baramukubise. iravamo caka indiri Sibundi wewe watashuka reka guteza Umunsi nawe abantu. bazakudunda ntuzaze umbwira ngo Inda iki namuke. sundunda. Bariya bari gupfa inuza Ubundi ubujarwa bwawe n'ibiki byose uzawumviriza aha ngaha. Wowe nzava hano ngukubise. Umva nakunywa. Nzava hano ngukubise. Reba umukobwa yawe uri kumureba, uri kureba umushiki wawe. Umushiki wawe uri kumureba. Nizere ko uri kureba imyitwarire afite. Nizere ko uri kureba imyitwarire afite. Gira amatiko. ijana mu nzu mw'inguriro gusa Umukobwa ninde wakareze?